noneho harayera ku mutwe wa Emelyn Ishanga ngo bagipimwe basanze ngo bafite ikiyobyabwenge kiri mu rwego rwo hejuru, mbega hejuru y'ijana niho bagendera. Ikindi ngo bagiye bafite inda bose ngo ariko bose bamaze kuzihubanuzamo ngo hasigaye nk'ufite y'amezi 3 nawe ngo ari kugerageza kuba yayikuramo cyangwa kuyihubanuzamo. Shakira na Emelyn bari mu ijana baranganye, biravuga ko bari mu ijana. Muri bari abakobwa harimo uwo bivugamo ko afite inda y'amezi 3 kandi biravuga yuko ashobora kuyikuriramo ari n'abakobwa bagera kuri 6 n'abahungu bangaye cyane cyane yuko harimo bamwe bavuyemo kubera ko basanze ibyo bidasamaje. Yego bakagumana bano ba Emelyn Ishanga ndetse n'abandi bacya ngo basanze bafite ikiyobyabwenge kiri hejuru y'ijana n'imisago, abandi bari mu ijana. Aribwo ba Emelyn Ishanga bahitaga babatwara muri rehab kugira ngo barebe uko bimeze. Hari n'abandi basigaye ngo bafite ibyaha bikomeye, bafite itabi rirenze 100. Abo ngabo bari kugerageza kuba bagira uburyo babakosoramo cyangwa bagororamo. Shize none singibyo sibyo tubabwira. Bamwe muri bano bakobwa ngo bagiye batwita inda bahita bazihubanuzamo ngo bakigerayo hariya. Hakaba hari n'undi ufite inda igeze mu mezi 3 nawe ngo uri kugerageza kuba yayihubanuzamo, ariko ibintu bikaba bikomeje kugorana. Abahungu n'abakobwa muri iyi myaka mana we mundibuke guhangana n'utuntu dutoya. Aba ni abakobwa bamaze kuba iciro ry'imigani, bamaze gutukisha abandi bakobwa. Ibintu bikaba bimaze gufata indi ntera. Gitangaje nuko harimo abana b'abapasiteri bigishijwe indero n'abana b'aba boss rwose ubona yuko bakagombye kuba bafite indero, ariko bakaba nta ndero habe na nkeya. Hakaba harimo n'abanyeshuri ngo bazaga ku ishuri bakajya kwikorera ayo mavideo yo muri Rich Genge, batera amavide bagira ibiki, bacuruza babona ubwo busa kugira ngo babone uko babaho, kubera ko baba barataye ababyeyi bajijisha yuko bameze neza bari ku ishuri bari gukora ibyo babatumye. Atitaye kuba muci intege aragenda akiga. Abakobwa ibyo bishobora kuza kugorana kuko bamwe bashobora kubakatira bakisanga bari gukora uburoko butateganyijwe. Kazi nk'ibisanzwe nkuko mwumvishije inkuru nuko nguko ibintu bimeze. Bano bakobwa bamwe bajyanye muri rehabilitation kugira ngo babanze babacekinge babavomemo icyo bita ikiyobyabwenge. Ubundi ni ukuvuga ngo bano bakobwa na bamwe bagombaga kugenda bakabata amageragere nk'uko bajyanye umugabo bita fata ku mavuta, ariko nyine ntawamenya inzego ntawaziviye bazifite uburyo zikora akazi kabo, kuko wenda fata ku mavuta bari baramuhaye last warning mu buryo bugaragara. Bano ni ubwa mbere babiguyemo, ubwo ngubwo nuko bimeze. So ikindi bamwe bagiye bafite inda ukwezi iminsi ngo bamwe bahita bazihubuzamo. Hakaba hari n'ibindi biri kuvuga yuko ngo n'ubu ngo bagezeyo bagakomeza kunywa ibiyobyabwenge. Ni ibintu bitangaje, gusa nyine ni ibiri kuvugwa, ntago wabyumva ntago wabyemera yuko wajya muri station ya RIB ukabanza ukanywa ikiyobyabwenge, ntago byumvikana. So ikindi rero bano bakobwa bafite story nyinshi cyane, ngo banagezeyo ngo barwanira umugabo. Ushobora gusanga ariyo mpamvu babatandukanyije bakagenda babajyana mu masitasiyo agiye atandukanye kugira ngo badahura, ngo bagezeyo barwanira umugabo. Ni ibintu bidasanzwe. Abakobwa bakomeje kudukinira komedi zitabaho zitangaje. So hakaba harimo undi mukobwa rero ufite inda y'amezi 3, ariko uwo nguwo ngari kugerageza kuyikuramo, ariko inda y'amezi 3 sinyeka yuko wapfa kuyikuramo gutyo gusa, yanaguhitana. So ni ibiri kuri no mihanda rero, ni amakuru y'abano basista akomeje kugenda ajya hanze gake gake. Nanjye mu ndeba kure zanjye mba ndimo ngenda nyakurura nyabegereza. Wowe jya ureba hasi ukore ku kantu bita sabone cyangwa subscribe, hanyuma